imigambi na plani igihugu gifite ku baturage bacyo ni imigambi igamije gushakira abaturage iterambere, kwaguka, gutera imbere. Nubona Fande Kabira ahagaze atangaza imyanzuro ya stay home, ndifuza kuzajya umubona nka Poso, nka Potre wawe guhagaze imbere. Bikozwe n'abahanuzi bari guprofitira mu ibi bihe mu yirwa rusa tubu kukimbere bateretswe ko ari cyago kigiye kuza ngo bavuze induru bahuruze hakiri kare. Ukabona umuhanuzi araje ti corona mubona nakana ni icyo umuhanuzi arakwiye gukora igihe abonye ibyago bije ku gihugu. Sano kuvuza induru koko nicyo kintu cyihutirwa cyo gukora. Aranajya bansetse bari ngo corona ngo ni igihano cy'Imana. Imana yaguhanura igifiritisha. Mwari mwaraze kumvira Imana none nimwumve irabahanye. Reka sha wibeshyera papa suko ahana. Papa yahanye hari ahantu yakora gusa isi yose igatigita mwese. Musaraba niyo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wambesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu ko yawubambweho umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu ko wawubambweho. Bike umusaraba usobanuye iki kuri wowe? Umusaraba uvuga ikintu kimwe kuri njye, niwo byiringiro byacu. Ariko ahantu hose uzabona igiti kibambye muri mpande enye utazakiringira. Umusaraba suko ubwawo ukomeye ufite n'agaciro, ubwo wawe agaciro nawe ugiyeho. Haleluya. Kubera ko hari n'umusaraba wagiyeho igisambo. Urumva vote? Hari n'umusaraba wagiyeho igisambo kandi yose yitwa imisaraba. Ariko muri bya bisambo byari bamagwe na Yesu rero kubera ko cyagize amahirwe yo kubambwa ku giti gikomeye Yesu yarabambyeho, kimwe ntuzi ko cyagiye mu ijuru se. Ariko hari inkuru, hari isomo rikomeye abakristo bakwiye kwigira kuri kiriya gisambo cyari kibambanywe na Yesu. Yesu yageze ahariheba nyine, uzi ko ari nawe yageze akajya asaba Imana ngo bishobotse iki gikombe byakunda kukindenza. Evode burya ako kantu kakwiye kutwigisha ko umubiri ni umunyantege. Urananirwa rwose, hari ukuntu umubiri unanirwa ukumva ushatse kwiba ukajyayo da ukiba, abandi imibiri ikabananira bagasambana bananiwe. Oya no ndi kuvuga ku ngaruka z'umubiri. Ariko ndashimana ko umubiri uturanye n'umwuka. Iyo umubiri uguhase gukora amakosa bikagaragara ko biza kwafekita igice cy'umwuka, umwuka ahita akubwira ati please winkubaganira, wimpemukira, mbabarira, wisambana. Byari biryoheye uwo mubiri ariko hari umuntu kuri mutabikunda ngo kuko ngo ibyo umwuka yifuza bitandukanye n'ibyo kamere yifuza. Ibyo kamere irarikira
bitandukanye n'icyifuzo cy'umwuka. Hari abantu rero kamere ziganza zigashaka gusumba umwuka, bagahora bategekwa nazo buri munsi. Yesu yabayeho gato, ako kanya kamugezeho, mwami misiyo yarinzanye yo gucungura umuntu iraryoshye, ni na nziza, narabyemeye kandi nabyemeye nta birungurutse bizambaho. Ariko kuri iyi nshuro kurikije uko niyumva, byashoboka ko iki gikombe ukimura wenda ukagishyira kuri evode kindenze, sinzi uwugiha. Ariko ndashima Imana ko igikombe cyo kuducungura ni Yesu wari ukifite gusa, wagombaga kukinyweraho. Kuko iyo ducungurwa na Baraba, isi yose aba ari ibisambo, itorero riba rifite akaga n'amakuba bikomeye. Hari ijambo rero nshaka nari ngendereye mu kuvuga aka kantu. Yaravuze ngo ari cyo kintu abakristo benshi dukwiye guhora dusengeramo tunasaba Imana. Dukwiye no kuza gusengeramo mwiyiguma mu rugo twinjiyemo. Yesu yageretse aravuga ngo ndabyibutse ko ndamutse nyobowe n'ubushake bwanjye nshobora kurinda umuriro isi mu mwobo, nshobora kuyobya benshi, kuko ubushake bwanjye buransaba ko igikombe kindenga. Ariko kuri iyi nshuro ntihabeho ubushake bwanjye, ariko habeho ubw'Imana. Imana ati wawu, kumbi nuko byifuje, ndabishaka bambwa. Aha, mwabyumvishe abakunzi bacu ku Isezerano TV ndetse no kuri mwabyumvishe ko turi kumwe na BKM, yaba ku Isezerano TV ndetse no kuri Nyigisha TV. BKM, reka mbanze ngusuhuze kandi nkwakire ku Isezerano TV no kuri Nyigisha TV, nubwo twari twabanje kuganira, ariko ndakwakire kandi wabanza ugasuhuza n'abadukurikiye. Ndabasohoje abankurikiye, njya ngira inshuti nyinshi ku Isezerano TV na Nyigisha TV, mvugiraho uko bwije nuko bukeye. Hari abantu bajya bambaza kuri WhatsApp ngo twabona ibiganiro byawe gute bihoraho. Nkabwa ati ngiye mfite chaîne yitwa Nyigisha TV, ariko abona ko mbana nabyambariye we. Ese ko handitse ngo ni igicumbi cy'umuziki n'ibiganiro, none se muri ibyo byanditseho n'icyo utaruzi? Ni igicumbi cy'umuziki n'ibiganiro byigisha. So rero iyi chaîne ya Nyigisha TV, mbibwire n'abantu bakunda kubimbaza, ni chaîne yanjye, niyo nkorera ibiganiro bitandukanye. Mfite ikiganiro natangije cyitwa Ikambere Gospel Talk, kivugirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane byo kunenga ibitagenda neza mu murimo w'Imana, no gushima ibigenda neza mu murimo w'Imana, bigakorwa dufite intego yo kwamamaza ubwami bw'Imana, ko izina ry'Imana ryo rishyirwa hejuru, kuko amazina yacu yamamaye nta mumaro byagirira abantu cyane, ariko izina rya Yesu ryageze kure, sugira ngo natwe ntasubira inyuma akatuzamura. Ikibazo nuko abantu batajya babimenya. Hari umuntu uza akaba yateguye inkuru cyangwa story, nukuri kandi ishingiye kuyoboka Imana, agamije gutwika gusa cyangwa akabeshyera Imana, kuko Imana ni igishoro gikaze kinaryoshye, kugicuruza birungura. Hari umuntu uza mu kiganiro akavuga ngo nkurikije ukuntu izina ryanjye ari rito, nindi koresha ndivuga nta muntu uri buze kunyumva, agahitamo kwanzura kubeshyera Imana kugira ngo arebe ko yaprofitira ku izina ry'Imana n'irye rikazamuka. Ntabwo ari bwo buryo umuntu akwiye gukoresha ashaka kuzamuka. No, ntabwo tuza mu Mana tuje kuyihimbira kugira ngo amazina yacu yogere. Umuntu wese wagerageje gutwikira ku Mana yibeshyira kugira ngo azamuke, twagiye tubona ingaruka byagiye mu gihe duhereye nuko byagiye biba ku bandi bose. Yego, ahiye. Imana iguha umugisha cyane. Rero iyo tuje mu kiganiro nk'iki cya gospel, tugomba kuba umuririmbyi araririmba. Iyo twamamaje ubutumwa, niyo nyungu yacu y'ukuri. Inyungu nziza yo kwamamaza ubutumwa, inyungu yo kwamamaza ubutumwa, niyo nyungu yonyine y'ukuri dushobora gukura mu ibi bintu. Hari ikintu nzi, Imana ntishobora gutuma usigara hasi warayizamuriye icyubahiro.
Imana ntishobora gutuma uburara wagaburiye abantu. Nanasaba abantu tugeze mu bihe bigoye bya stay home, byaguma mu rugo, please make sure uriye ibiryo bukeye ujya kubimena kandi ngo uri umukristo. Iyi guma mu rugo hari abantu bashobora kuzasonza, nanjye ndi kubishidikanya nkaho bizaba. Ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo kuba barasevinze amafaranga ashobora kubatunga, ariko please korera umugisha w'Imana. Niba ufite 2,000 kuraho 500 h'umuturanyi nawe agira icyarya, agura icyo agura, nawe arare akoze ku munwa nkuko nawe ugiye kubikora. Wikwicaza imifuka y'umuceri mu nzu uhunika, uzi ko hari mwene so muturanye cyangwa mudaturanye utuye ahandi wabuze. Tuvuga se hari abantu kuri bajya bavuga ngo twebwe ngo twabuze abo dufasha, ngo twabuze abo dufasha, ngo twebwe ngo dufite imitima yo gufasha, ngo twabuze ngo abantu ngo twafasha. Ako se bike ngo nta bakene duturanye. Oya reka tuve no kubakene baturanye. Wabuze abantu ufasha, ugiye kwa muganga hari abarwayi babuze babasura. Ntago aho ngaho ntago Imana yaguha umugisha. Yego. Kandi nta hantu hatari ibitaro ku isi. Sibyo? Wenda okay. Kandi byangakunze haba harimo ababuze babasura. Yego. Aha barimo ababuze babasura, babayeho hari Nyakamwe. Uziko evode hari umuntu uri muri hôpital, uburi mu bitaro, akamara amezi 4 yirebaho, akoresha wenda na telefone gusa, vuga ati nyaboneka nta wanabara. Cyangwa hari umuntu uri mu bitaro uhategerereje urupfu kubera ko nta mutabaza afite wundi umurengera. Muri yiguma mu rugo twinjiyemo, ntagiye umuntu uzavuga ngo yabuze ngo umuntu reka mbafasha. Umuntu wese uzashaka kugira uwaha inkunga cyangwa intwererano akitwaza ko yabuze abafasha, azayinyuze ku Isezerano TV cyangwa kuri BKM, tujye kuba bafashiriza kuko twe turabazi. Ubu nta bantu ziba guhaye 200,000 waremera 5. Ndakubaza we nka Ivode. Benshi cyane barahari. Rero umuntu ufite ubushobozi bwo kugira uwafasha, rega nuko twacuritse ibyanditswe. Ubundi ibi bintu tubamo gufasha abababaye, abashonje, niryo torero ryiza dukwiye gusengeramo. Niyo dini y'ukuri. Idini y'ukuri niyita ku mfubyi ndetse ku bapfakazi. Rero umuntu uzavuga ngo yabuze uwo ngo yafasha cyangwa ngo ntamubona hafi ye, nukuri muhaye access, azanyizera ntume ngiye kuba mufashiriza, ariko ntumene ibiryo, ntusesagure. Uzanyandikire kuri 0786469669 umbwire ngo BKM nkwerereje inkunga, genda ufashe umuntu babaye hano ushobora kuba ari kubura icyarya muri igoma mu rugo. Nukuri kose nzagutumikira, nukena na raporo nyiguhe gende mbafashe. Icyo twagombaga kukivugaho tugiusanisha nibe turimo, ariko niba ikibazo wari wambaje nta gisubije. Reka ntekeza ko byana nakubaje ahubwo wenda wari wabivuzeho. Ahubwo reka wa mugani wakomeje kwitsa kuri guma mu rugo, reka duhite twinjirira aho ngaho. Guhisa challenging reka ariko mbyita. Ese wa mugani guma mu rugo, ibi bihe bya guma mu rugo twinjiyemo turimo, umukristo akwiye kubyitwaramo gute? Ese ubundi guma mu rugo yari kenewe? Turebera aho ngaho, tubaho ngaho. Guma mu rugo kubikenewe d'une façon politique, nk'ubuyobozi bubireba, kandi hari ikintu abantu bagomba kumenya. Nubona minister kuri televiziyo, nubona Fande Kabira ahagaze atangaza imyanzuro ya stay home, ndifuza kuzajya umubona nka Poso, nka Potre wawe guhagaze imbere. Ubuyobozi bwose uko bwaba bumeze buturuka ku cyifuzo cy'Imana. Imigambi na plani igihugu gifite ku baturage bacyo ni imigambi igamije gushakira abaturage iterambere, kwaguka, gutera imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyo umuyobozi ahagaze kuri televiziyo akavuga ngo kuri iyi nshuro tudashingiye ko abana bari kwiga, tudashingiye ko akazi mukora ariko gatuma murya, ikibazo kiriho kitwereka ko nihadafatwa izi ngamba
muraza kubura ubuzima mubure n'akazi byose bihagarara. Twishimiye ko mujya mu rugo iminsi 10 kugira ngo muramire imyaka 10. Oya cyadushimisha nuko mwajya mu rugo iminsi 10 kugira ngo muzabeho imyaka 10. Reka ngufashe gatoya. Yego. Ntekereza ko naho ntago baba bishimiye ko abantu bajya mu rugo. Yego. Ngo baba bikoze mu nyungu z'umuturage, ariko nubango biba bibababaje cyane, ariko bakavuga ati nta kindi gisubizo gihari. Yego. Abantu bataza kumva ko oya ntabwo ari ibyishimo. Nje narindebye ibyishimo bizaturuka kuri rezilita z'igikozwe. Urakoze cyane no kumfasha kubigira kiriye. Aho nari nanarije ibyishimo bizaturuka kuri rezilita z'ikintu gikozwe. Rero guma mu rugo, urabona hatangazwaga imibare myinshi itandukanye buri kanya, ugata abantu bararwaye, bamwe bari gupfa ku bwinshi cyane hano mu Rwanda, abandi barandura COVID-19 buri munsi. Imibare abantu magana ngahe ngo banduye, 70 ngahe ngo bamaze guhitanwa na COVID. Rero urwego byari bigezeho, iki gisubizo cyafashwe cyari gikenewe. Rega ari ikintu nakunze kuriguma mu rugo ije noneho sinabikunze kuko bikunditse, ahubwo hari analyse nabonye abantu basa n'abari bayiteguye. Abantu basa n'abari bayiteguye, buri wese rwose yavugaga ati mana yanjye turayijyamo tu n'amatangazo nibyo bimeze. Abantu bose bari bayiteguye n'amatangazo atarasohoka, buri wese yavugaga ngo turayijyamo. Yego, ndashimana kwije abantu babona ko nabari cyo gisubizo gikwiye nka 50% kabisa. Umuntu wese hari naho no bizavuga ati rwose nabashaka bayidushyiremo nimba byatumwa COVID igabanuka, kandi koko ntabwo ari icyifuzo kibi. Twihanganiye ameza ngahe, twihanganye ibyumweru 3, iminsi 10 ntabwo ari iza kugora. Ntabwo noneho turashaka kuza kubihuza n'itorero rya Kristo, kuko turi gukora ikiganiro cyacu nk'abarokore. Turashaka rero nashaka kubanza kuvuga ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana, icyo butwanzuriye ni intumwa z'Imana. Niyo mpamvu navuze ati ijuru riba ryabyemeye. Niyo mpamvu navuze ati afande Kabera nubona kuri televiziyo, niba uri n'umukristo nushaka ntuwimubona nka fande, mufate ko ari message pastor ari kuguha aposo. Fande Kabera Imana imuhumugisha n'urwego rwa polisi mu Rwanda rwakoze akazi keza kandi gakomeye muri bihe bya COVID-19. Ntibaryamye, ntibigeze basinzira. Kubera iki? Kugira ngo bacungure abanyarwanda, kugira bareke ko basova ubuzima bw'abantu. Ariko hari ikintu bagomba kumenya, abantu bajya kurara muri stade, mwibuke ko murarana na fande. Urumva? Ahubwo muri aba polisi rwose ishimwe kandi yubawe cyane. Polisi irara mu gihe idafite. Urumva? Nubwo baba bari mu kazi, iriya mbe igukubita wagiye kwa fande, wagiye muri stade, irazi iyo mbeho akaba ari nayo igira gute ikubita na fande. Urumva abari kubigenderamo nawe imbeho. Ariko twirinda ahubwo gukomeza kwicisha abafande imbeho babirenganiramo. Ubwo dukereye uburyo ki kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ntihagire abandi bantu dushyira mu kibazo. Ni iki umukristo akwiye gukora? Ariko jyawe zigere kiri konsetsa muri iyi minsi. Hari ukuntu umuntu asohoka yibye, noneho ukabona umuturanyi ngo tu yirukanse inyuma y'igisambo, noneho n'undi ukumva araje tu, ukumva n'abandi bari hirya w'abaturanyi nabo baje bavuza induru. Ikindi ashaka kuvugana n'abahanuzi bari kuvugiriza induru mu y'induru ya COVID. Corona yisha abantu, ikiyegiri kubica. It's true. Kandi na corona itaraza twarapfaga. Ndabeshya se? Gupfa ni geste imenyerewe ku isi. Niyo umuntu apfuye ntabwo bari igitangaza, aho igitangaza abanza ari ukudapfa. Iyi nicyo gitangaza, tugomba no gushimira Imana kuba tudapfa, kuko ubundi umuntu aremwe ku buryo agira iherezo. Corona si iri kwica abantu gusa, hari n'ibindi biri kwica abantu bitandukanye.
abandi bari kurwara buri munsi indwara corona ibafata, twarwaye na za malaria, twarwaye na za sida, kandi nazo ni indwara zidakira. Noneho bikozwe n'abahanuzi bari guprofitira mu ibi bihe mu yirwa rusa kukimbere bateretswe ko ari cyago kigiye kuza ngo bavuze induru bahuruze hakiri kare. Ukabona umuhanuzi araje ti corona mubona nakana ati nakana ati akani ka petit frère akani ka petit frère ka covid. Ko moranibaza ikibazo gikomeye ku bahanuzi bamwe na bamwe. It's not for all. Iyi Imana iberetse amakuba n'ibyago ku gihugu nk'abantu bagize ubwiru no nabiru, kuko ibyo yarebye twe ntitwabibonye. Nyuma y'uko avuganye n'Imana ku gihugu imubwiye ngo hari ibi byago, akora iki? Ubundi niyo mpora ntinda ni icyo umuhanuzi arakwiye gukora igihe abonye ibyago bije ku gihugu. Se ni ukuvuza induru koko? Nicyo kintu cyihutirwa cyo gukora, cyangwa ni ukujya mu gihuru akambara ibigunira akiyiruza ubusa akavuga ati Mana, ibi bintu nyeretse ku gihugu cyambyaye cyanyonkeje ibere, konzi ko hari ibyo wagiye wivuguruzamo, haleluya, ugahagarika imigambi mibi yari twatatse igasubirayo. Kuri iyi nshuro wanyumviye nk'umuhanuzi wawe ukongera ukadukiza iki cyago wenda cyenda kutuza. Niba uri Imana nsenga, niba uri Imana yumva gutaka kwanjye, ndakwinginze tabara u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rurimo abapasteri, u Rwanda rurimo abavuga butumwa, u Rwanda rurimo abayobozi beza, donc akagira intimba n'ishyaka karira karadasinziriye asengera ibintu Imana mu ishuri, yamara basi gukora ibyo basi akajya yaza kwaka mikrofone no kubivuga ati Mana, u Rwanda ruvuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi 94, tugize amahirwe cunguye. Mana, koko amaraso yongera ameneke mu iki gihugu kuko bimpishuriye. Mana, wabihagaritse ko nkwinginze. Akantu kajya gatuma mbibazaho gakomeye nukuntu ahubwo Imana yibabwiye ikintu wagira ngo baba bafatikanije nayo ko cyaba cyangwa gusohora kwaki. Mwihane mwiyeze nimutiye zirabicira barimbura yambwiye ibiti kandi murabizi Imana ijya imvugisha bugakisohoza. Ntabwo Imana duhamagaye ngo ntabwo twahawe umwuka w'iterabwoba. Riga Imana abantu bayifashe mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe bayifashe nk'urukundo, abandi bayifata nk'umugwaneza woroheje mu mutima, abandi bayifata nk'iteye ubwoba, bayibonye nk'ikintu gihora cyicaye ahantu gifite n'imbunda ku buryo ukosa gihita gisogota. Abandi bayifata nk'umukiza, abandi bayifata nk'umujyanama, kandi sometimes ukuyifashe ni kwikubera. Yego, uburemere n'urwego yakiraho mu mutima wawe niko yicaramo. Nukuri kose, nukuri nuyifata nk'umugwaneza, nukuri uzajya ubona neza y'Imana mu buzima bwawe bwose. None ayifata nk'iteye ubwoba, shiza biteye ubwoba kabisa. Uzakibona nk'ikintu cy'ikinyamaswa rwose cyicaye aho ngaho, kandi kwizera kurarema ku ijambo ry'Imana rivuga. Ndifuza ko abahanuzi ni bamwe na bamwe ngo nabo mbona sichaka gukritika abakozi b'Imana. No ibyo si ibyanjye, ngo ndashaka guhugura. Pawulo yajyaga bivuga, yagiraga umwuka wo guhugura, kavuga ati rero bene data, sinshaka ko mutamenya iby'amakuba twahurira nayo muri Antiokiya, kuko nzi ko ari ikintu bishobora kubigisha.
hari naho yagiraga akarira gufata imbere itorero ry'i Korinto. Koko imyaka nafashe mbigisha Yesu w'ukuri, none nababajwe nuko baje bakabashuka bakababwira Yesu wundi, none kandi ndabona Yesu w'ikinyoma bababwiye ari wo mukomeje kuramya, ari wo mukomeje gusenga, mwibagiwe Yesu w'ukuri, kumva afite impungenge n'agahinda kw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Icyo uko nukuri iyo nje gukora ikiganiro numva naba mu mwuka nk'uwo Paulo yabagamo, kureba ibintu bitagenda neza muri w'Imana, ati please stop. Ubwami bw'Imana si ukubagenda, si ukubakora. Imyambaro y'abana b'Imana si ibwami bigeze bakora ikosa ryo kwambika Dawidi ikanzu y'umwami n'ibirwanisho n'imiringa n'ibiki, batekereza ko ari byo biza kumusapotinga kwica Goliyati. Haleluya. Dawidi abaze curagire barashe. Mutima wanje ntiwihebe, ntucike intege, kuko Imana yawe itakwibagiwe, igufitiye umugambi. Haleluya. Dawidi abonye ikanzu n'intwaro n'ibintu bamwambitse akajya yigira gutya. Urumve vote, what is this? Harya atajya kubaho ubuhamya, nica idubu nari nambaye iki kintu. Yegeranye ibimenyetso. Rimwe na rimwe nidushaka kurwanya ikibazo gisa n'igikomeye ku buzima bwacu, tujye tubanza twegeranye n'iby'Imana yakoze, turebe ko nta kigisumba kirimo gitandukanye n'icyo duhuye nacyo. Haleluya. Dawidi yigize gutya, abwira umwami ati umva nkubwire dadi, iwacu si uko turwana. We don't need other support. Our God is there to fight for us. Haleluya. Bundi umukristo wese yarakwiye kubeshwaho no kwizera, kuko Yesu ajyaga abwira intumwa ati kwizera kwanyu kuriye. Intumwa zigeze zikora ikosa. Yesu abaje ati se mufite kwizera basha? Ngo twongerere ku kwizera. Sarabwira ati nimuzi ibyo mukina nabyo, mbongerere. Do you have it? Arababwira ngo iyaba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto, mwabwira ibisozi kavu. Bo basabye ko akongera uko kwizera kwabo. I'm sorry. Akabuto ka sinapi kabaye develope ubu ngubu vuba, ariko kera bakarebaga ale de microscope. Niko yababwiye ngo iyaba mwari mugafite mwabwira iriya misozi ikavaho. Dawidi ati afande, byashoboka ko iki kintu umuntu ije ukinkuriramo gasha nkarwana, ti kandi tugusapotinze. Arabwo ubwami bw'Imana ntibukeneye abaterankunga babusapotinga mu buryo bwo kurwana, irahari ngo yirwanirire. Uzi ko yagikuyemo yumva ahubwo yambaye izindi imbaraga. Erega kiriya kintu cyari kirimo ibigirwamana biringiraga, kandi Imana ya Dawidi ntibangikanywa n'izindi mana. Aravuga ngo ubu rero je parle moi-même avec mon Dieu,
je vais combattre. Imana igeze ibwira Gideyoni yisuzuguye, bati Gideyoni go as you are, genda uko imbaraga zawe zingana, ndagira ute, ndakurwanirira. Dawidi nawe aravuga ngo uyu mwenda, iyi myambaro sinyimenyereye, ahita akuramo ararwana kandi aratsinda. Kubera iki? Umwambaro we kwari ukwizera. Ndifuza ko muri bihe bya covid, reka navuga ikintu, nta bihe turimo bidasanzwe isi itigeze ibamo. Ariko aranajya bansetse bavuga ngo corona ngo ni igihano cy'Imana. Imana yaguhanura igifiririsha. Ngiye kuva no mu kiganiro njye mu rugo ncane gaze yanjye nkubiteho inyama n'umuceri ndye. Imana yampana ndi mu rugo nyine ndi kurya, ndi kureba televiziyo, ndi kureba Arsenal. Soke Imana yanasha. Ntabwo n'ukuri yaguhannye. Ese yakoze ku bibugo yajyanye kwa Farawo. Niba aranajya bansetsa n'abahanuzi b'abana. Mwari mwaranze kumvira Imana, none nimwumve irabahannye. Reka sha wibeshyera papa suko ahana. Papa yahannye, hari ahantu yakora gusa isi yose igatigita mwese ibintu bikegereka bati noneho murandambiye ndaremye ibishya. ntabwo yakorwa kwakora nukuvuga Imana iguha umugisha. Rero abantu batekeza ko corona ari igihano ki? Corona ni icyago sha, ni icyago nk'ibindi. Sida yaraje, malaria irazibonerwa umuti n'urukingo. Urumva tugwa mu ndwara z'ibyorezo zitandukanye, haza diabete, haza kanseri, haza diabete, haza ibyorezo byinshi bigiye bitandukanye. None uyu munsi turi mu cyorezo gishya, ahubwo reka mbwira abantu iki cyorezo nacyo kigiye gusaza. Ni kwisimeze, ni kwisimeze, kandi abantu bajye banasoma ijambo ry'Imana. Mu minsi y'imperuka hazabaho indwara z'ibyorezo. Ariko kuki abantu uzikanuka mbabaza ko barokore, kuki abisi batigita bahinda umushyitsi wibaye nabo bagatigita, kandi twe tuba tubifite amakuru. Evode, ntabwo tugiye gufata umwanya mwinshi mwibiho gusenga Imana no kwegera Imana kubera covid-19. Bene ayo masengesho bayita amatakira ngoye. Ahubwo igihe witaga icyiza cyatambutse ku buzima bwawe, wagakwiye kuba warakivomyemo imbaraga zizagufasha gutsinda umunsi mubi, kuko turi mu gihe cy'umunsi mubi. Ahubwo sijya ngo iki gihe cyo gusenga. Nta gihe cyo gusenga kibaho, nta n'igihe cyo kudasenga kibaho. Umukristo asabwe gusenga ashonje, arwaye, ahaze, ari muzima, apfushije, agiye gushyingura, agiye no gushyingirwa, afite akazi, atagafite. Because the prayer is a must. Gusenga ni inshingano. Ntabwo tujye tubikosora, ntabwo dusengeshwa n'ibihe, ahubwo dusenga rimwe na rimwe dusaba Imana iduha imbaraga zo kuzahangana n'ibihe. Ubu ngubu reka ngiye kukubwira ikintu gikomeye. Abantu babayeho neza muri covid-19 ni abasenze neza itaraza. Hari abantu bapfukamye bamara icyumweru batarya batanywa, babwira Imana corona itarana hano, bati Imana tuje gusenga amasengesho yo kwishinganisha. Tuzi ko iyi si hinduka buri munsi kandi hinduka nk'ikirunga. So we don't know tomorrow. God protect us. Nukuri abo bantu bari gusenga nyine nk'ibisanzwe, ntabwo bari gusenga ku bwa covid. Oyi, ahubwo Imana iri gusohoza no gushyira mu ngiro icyifuzo basengeye kera covid itaraza. none se bike wenda
reka turebe noneho tubwiye ko umukristo nyawe yasenze bitaraza, ariko se noneho muri iki gihe umukristo yitware gute? Cyane cyane ubwo ndavuga muri ibi bihe turi muri guma mu rugo. Urakoze cyane. Umukristo agomba kuba umukristo icyambere koroni hari dahari. Hari n'abantu birirwa baterana amatiku ku mbuga nkoranyambaga, cyo n'abatura insengero zifunze. What? Nta nsengero zifunze. Ku mukristo w'ukuri, ku bakristo b'ukuri bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ndagira ngo mbabwire ko kuva COVID-19 yatambuka nta muntu wigeze afunga urusengero. Kora bafunze ibizo twahuriragamo, ukuntu abantu nyine biruganiza bati iyi nzu turayubatse iruzuye, nibimaze kuzura, okay sava mushyiraho umusaraba twerekane ko ari urusengero, tuzajya tuhurira ku cyumweru dusenge. Umukristo mwiza ukomeye Imana yishimira susohotse muri iriya nzu yubatswe n'abantu, ubwo nori wenyine ari guteranira iwe, sibyo? Iwe ego iwe mu mutima mu rugo do nguru urusengero sha, urusengero rukuru rukomeye rwo kubahwa ni wowe igihe utari mu cyo wita urusengero. Mureke gucurika ibintu. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro ahantu pastor atari kukureba, ahantu bishop atari kureba, ahantu apotre atari kureba, aho hantu ni usengero. Ngo usiku basige bivuga ngo bamwe ngo baraguye ngo kubera batagisenga. What is this man? Abo bari abagwa imbere, ahubwo COVID-19 yadufashije kumenya abo bari bitaraza. Yego COVID-19 ifite abakristo yashyize hanze, inako ifite abantu bitaga abakristo yashyize hanze babeshyaga. Bajyaga mu rusengero bagiye kureba abakobwa beza, bajyaga mu rusengero bagiye kugambana, bajyaga mu rusengero bagiye kugira ibindi bacunga atari ugusenga. Ubu kubera ko misiyo yabo n'akazi kabo byahagaze, COVID-19 iri kudufasha kubagaragaza. Ugasanga hamwe kitsinze ahantu kiri kumwa cya mitsingi cyari igipasiteri, ugasanga cyicaye ku ngurube na za skoro na za byeri, ukavuga ati wow, burya ingurube se oya ngense ngaro ingurube nijya zizanye mu Rwanda, urumva no kurya ingurube se icyaha. Kuri nge nkunda akabenzi cyane. Umuntu waba nkunze mu iki kiganiro anyohereza ikiro cy'akabenzi. Ngiye nkunda akabenzi cyane kabisa. Ntabwo nsebye ingurube cyangwa iki, ahubwo ndavuga nyine bamwe bakubita ingurube bakajya kurenzaho neza skoro na bwa Primus n'ubuki bwose. Kandi yari umukozi w'Imana COVID itaraza, wahoraga mu rusengero hicaye, urumva, ariko COVID yadufashije kukivumbura. Urumva burya cyari cyana kiyopfo kitubwira ko turi mu gihugu kimwe turi kuzamukana. Oya, ni ukuvuga ngo ikintu dusabwe gukora muri ibi bya COVID-19 nk'abakristo, dusabwe kutibagirwa ko turi abakristo ibihe bimeze neza cyangwa bimeze nabi. Ikindi ndakigarukaho, dusabwe kuzirikana bene data. Ariko Yesu shana nasanze aragiraga ikimenyane we. Yesu ajyaga ahugura abantu rwose ati mujye mufasha abantu bose kabisa, ntimukarobanure ku butoni. Tari cyane cyane bene sosha, bamwe muririmbana, bamwe mucurangana, yaboneka ati bo nugera mubageraho tumujye mushyiramo imiyaga. Nimureka aho twicaye muri guma mu rugo, tuzirikane neza ko hari abantu bari kuburara. Rega nicyo ngarukaho, hari abantu bari kubwirirwa, bari kurya rimwe ku munsi kandi bagombaga kurya kabiri nkuko umubiri wibasaba. Ndifuza ko muri guma mu rugo tugaragaza neza aho twasengeraga koko cyangwa aho dusengera. Hehe, mu idini y'imfubyi, mu idini y'abapfakazi,
abariho twese muri iguma mu rugo twiyandikisha turaba tuguye mu idini nyayo y'ukuri Uwiteka yishimira. Iyiguma mu rugo gusengaho simbizi ntimugabanye vitence yuko mwasenga cyangwa muyongere ubishobora ayongere kuko nubundi niba uri gusengeshwa naguma mu rugo nuko tujye tuvuga ibintu neza. Niba uri gusenga kubera COVID-19 ayo ni amatakira ngoye, ariko niba usanzwe usenga ibana kuraje cyane rwose dukomeze dusenge kandi koko tunasaba Imana tubwira Imana ati Imana niba ukidutije kurama duha ibimenyetso egezaho iki cyorezo abana bacu bakeneye kwiga sibyo dukeneye gusubira mu kazi business zikaraniga nkuko zaranigaga bati nimba ukidutije indi minsi kwiyisi iki ngiki atari igihe kigeze cyo gutwara itorero ryawe bitwereke dukurireho iki cyorezo wenda turindira ibindi kuko mu minsi imeruka hazaza indwara z'ibyorezo hazaza ibintu byinshi birushya ariko icyo nashaka kugira kiriya abantu ntibatoze umutima kino sijyano cy'Imana Imana si ukwihana ndabizi yakora no kumutingito Kigali yose karara hasi yahanye kwa Farawo yohereza ibibugo yohereza ibikeri umwami yajya gusohoka gakubitana n'igikeri yajya kuri wese agakubitana n'igikeri none twebwe ngo Imana yadanye koko turi mu rugo abagifite ako gaferiti tukarya twarangiza tukareba amakuru ya televiziyo nyarwanda Imana nyine ngo yaduhari yashawa ntabwo ari ukwihana. So iki ni icyorezo ni icyago cyazi isi we need to pray tukabwira Imana ati Imana dutabara nahandi gutabarwa kwacu kwaturuka uretse ku Mana mw'ijuru n'isi. Bibiliya yarabivuze ngo umuntu umwe gusa niyo yaba umwe naza akantakambira akantakira. Ndashaka gusigira abantu ijambo ry'Imana rigomba kubashorera rigomba kubayobora muri iki gihe batagomba kujya kure yaryo na gatoya. Turareba hehe mu gutegeka kwa kabiri nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi yimigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu uzawugirira mu mirima hazagira umugisha imbuto za mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo uzagira umugisha mu majya ndetse no mu maza. Ariko uzi kugira umugisha ugenda ukanawugira ugaruka nta kintu gishobora kuryoha nkacyo. Iri ni ijambo ry'Imana ritareba abantu bose rireba abumvira Uwiteka Imana bakitondera n'amategeko yayo. Abantu bajye banasoma Bibiliya rwose babekiriye. Hari abantu usanga bikarasa mu bintu kandi batabifite cyangwa badafite uburenganzira bwabyo. Iri rirareba abantu bazumvira Uwiteka Imana bakitondera n'amategeko y'Imana kuko mukomeje gusoma mu bindi bice bikurikira hari n'ibyago biri enverise y'ibi byishimo n'uyu mugisha bizaza ku muntu wese utazaba yumviye Imana. Nitwa Bikemu mwene Kanezio mwene Majimbiri. Imana ari ntegetse yarintumye kubabwira ibi bintu mvuze. Yesu abaho umugisha. Uyu munsi wowe ukurikiye kino kiganiro rero uzusure Bikemu kuri Nyigisha TV chano Imana impaye ngo nyivugireho mu gihe gisa nk'iki unkeneye. Ndashima Imana ko hari umuntu nahaye impugura akambwira ngo maze iminsi ngenda mu bantu benshi mbasaba ko bampugura. Ni umuntu akomerekeye mu nzu y'Imana avuga ati mfite ibikomere natewe n'abapasiteri nahuguwe n'abantu benshi batandukanye ariko impuguro mpaye ikiganiro twagiranye gato cyane cy'iminota 30 yarambwira ati ndumva ndemeye ubundi buzima bushya ndifuza ko nabo umugisha ku bantu nabo akaba umugisha bakamvomaho nanjye nkabavomaho. Nicyo cyifuzo cyanjye rero kubw'ibiganiro byanjye abantu bose bikomeje gufasha no kunezeza. Imana bamugisha tuba abakristo beza tureke kuba imbata z'idini kuko murambibabwire iyo ubaye imbata y'idini igukorera ibintu bibiri irakwica ntiguhambe kandi yaguheka wibwira ko igukiza mu mugongo ntigusimbize. Murakoze mwari kumwe na Bikemu. Thank you so much. Waruvuze ariko ngo umuntu wakugisha inama ashobora kuza kuri Nyigisha TV agakuraho nimero zanjye. Mwabyumvishe rero ibiganiro byacu byo birakomeza.